you promised the team that if they won the title, you are going to bless them, to motivate them, so they have movies. How do you feel now? I love the team. I love Rayon Sport. I'm really proud. In 9 months' time, we started from scratch, and we have this beautiful talent here. Thank you, President, for all the work you've done to get these players together. I'm very proud. I really admire the work that you have done together with all the staff around the team, the doctor, the trainer, the coach, and I think they deserve a big applause. Okay? Thank you. Yes, l'equipe barayikunda cyane gikuru n'ikipe akunda mu gihe cy'amezi 9 hamwe n'aba bakobwa ndetse n'ubuyobozi bakoze ibintu byiza cyane none kuri uno munsi tubonye umusaruro amashyiga cyane kuri CEO wa Skol. I also would like to thank the Skol team that has organized today and all the other events that we had around the matches and the championships. I think we have a beautiful training field now. We will add a lot of additional infrastructure. In the next months we are going to make sure that we have a good changing room. We are going to make also coverage so that most of the supporters are not sitting in the sun anymore. And I hope that for the team it is enough to see how dedicated we are, so that next year we are here with the title in first position. Yes! Yes, ikindi kintu cy'umwihariko abashije kuba yatugezaho gushimira ekipe ya marketing ya Skol ikomeza gukora ibirori binini ifatanyije na Rayon Sport, ariko by'umwihariko bongeye gutangira isezerano. Atanze ko uno mwaka ugiye gutangira ekipe y'abagore izakina match none ifite hoteli nziza cyane hano hirya, aho bazajya babasha guhindurira, aho bazajya bakorera buri kimwe cyose kugira ngo babashe kwakira imikino yabo hano. By'umwihariko dutangira ibi twatangiranye n'abagabo, hari ibitari byuzuye kugira ngo ikipe y'abagore nabo yumve inezero cyangwa se umwuka mwiza nk'abantu b'igitsina gore, ariko kuri uwo nshuro abijeje ko bagiye gufungura hoteli hariya ndetse n'ibindi bikorwa twaba tuzabikora ashingiye kuba naho ngakora mu gice mushobora kubicara izuba rizari twakubita hasakaye. Okay, reka mbere yuko dutangira gutanga prime ya Peace Cup, reka na perezida tumuhe umwanya mubashije kwakira prime ndetse akatuzanira igikombe cya mbere tuba twahindura ikibuga nawe tubwire uko byumva. nagira ngo nshimire umuyobozi wa Skol, ngira ngo musabe mwese kubanza kumushimira ndetse na timu. ngira ngo murabyibuka nta mezi 6 ashize nta ikipe y'abakobwa twari dufite, nta kibuga nk'iki byiza twari dufite, nta hantu nk'aho wicaye hari ariko kubera imikoranire myiza y'ubuyobozi bwa Rayon Sport n'ubuyobozi bwa Skol, iki kibuga twaragitashye mwarabibonye. Ekipe abari n'abategarugori twayishyizeho ndetse n'aho mwicaye haratunganyije. Ibyo ni imikoranire myiza, ibyo ni ubuyobozi bwiza bwa Skol bukunda football, bukunda Rayon Sport, bukunda n'igihugu cyose na Skol muri rusange. Ngira ngo mwese kuri hano mwongere mubashimire. Mwumvise ko yari yabyijeje kuzasakara aho ngaho tutubakira vestiaire. Ibyo ni ukubera urukundo bakunda
Rayon Sport nk'uko mwabivuze. Nagira ngo rero mbanze nshimire ekipe yacu uko bitwaye batwaye igikombe mwarakoze cyane. Kwizeza umuyobozi wa Skol tugiye mu cyiciro cya mbere first division, tugiye kongeramo abandi bakinnyi beza bazabafasha guhatana muri diviziyo ya mbere. Ntawe uhinduye ikindi tsinda, tuzakomezanya ariko twongeremo izindi remezo yubaka kuko twifuza gutwara shampiyona yo mu cyiciro cya mbere, bityo tugahagararira igihugu muri football y'abadamu ku rwego rwa Afurika, aho tureba ku rwego rwa Afurika Mustafa ku rwego rwa Afurika. Nabagira ngo rero basabe bakunzi ba Rayon Sport abandi bose ntushobora gukunda Rayon Sport udakunda Skol. Reka mbisubiremo, Rayon Sport turi umwe. Ntushobora gukunda Rayon Sport udakunda Skol. Turi umwe, tugomba gukonsoma gufata porogaramu ya Skol kugira ngo natwe bitugereho kandi tuzakomeza gufatanya tuzubakisha. Murakoze cyane. Perezida arakoze cyane, amashyi cyane kuri perezida wa Rayon Sport. Yes, you allow me this time we take it and we go for the peace cup. Okay, mbere yuko tujya kuri peace cup siwo hari ubundi butumwa ashaka gutanga, ariko hagati aho muzana iyo sheke yagenewe noneho kuba ari prime yuko bageze kuri final ya peace cup. Yes, thank you, President Murakoze. Thank you, Karim. We also want to thank the team to play the final in the Peace Cup. And you cannot always win everything, but even arriving in the final for us was already a big achievement, and that's why we give this compensation. Okay? And it is a sign for you, nothing comes without hard work. So I want you to keep in your mind that you need to strive for excellence, and then next year you will have an additional trophy. Thank you. Mbere y'uko rero abashyikiriza ino sheke ya peace cup, abwiye perezida yuko nta kintu cyiza byoroshye, buri kintu cyose ugomba gushyiramo ingufu, ndetse anamwereka yari ari ku mukino wa nyuma wa peace cup, amubwira yuko uno mwaka mu ngufu nyinshi cyane zakoreshwa igikombe bazacyegukana bakazagera finali. Amashyi menshi cyane kuri miliyoni 3 zo kuba barageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro. Uko mubibona reka dufate ifoto, izi sheke ziri hejuru, miliyoni 5 z'uko twatwaye igikombe cya deuxième division, ndetse na miliyoni 3 z'uko twatwaye peace cup. Let's take this photo as the memory and the motivation for the next season. Reka dusabe ko staff yose yo muri ofisi, dusabe Adrien, dusabe Claude, mwese mwegere imbere ndetse na SG, tujye muri iyo foto. Monsieur le Yes, umuhango ukurikiyeho rero nyuma y'ino foto tukaba tugiye kuzamuka Nyaruguru, abajya gukurikiyeho umuhango wo gutangiza irushanwa rya football ku mugaragaro, aho uzabasha kuryegukana azajyanwa kureba finali y'igikombe cya Afurika muri Cote d'Ivoire. Ni irushanwa abakunzi ba football mugomba kwitabira mu mikino ikiri ari babiri. Ndaza gusaba perezida ndetse na CEO tuzamukane dukaragire irushanwa ku mugaragaro, ariko tukaba tugiye gusangira icyo kunywa.
rimwe kabiri gatatu ni wowe dukunda na indi kipe yaza ku mutima Isiri mitsinda ni chinda Iva muni chimwe mwese Dora chimwe arabura bitatu Pase cyangwa witsinda ushote Namarangwa mukino nawo kunze nazamu ni barafisha Akicyo nazamu Hano zikwata Agitakujemo uranziramo Hano zikwata Hano ni mudefaseri wamukoresha seri Sikushaka kuba ngo ngende Tutsinza Oya tugiye gukinisha Turakinira hari hano turahindura turahinduranye ikibuga turahinduranye ikibuga wino hari ariko ndiho twikumira hari umunyezamu rero hano bagiye kuturabira umunyezamu zana umupira kuretse Shusha kandi mubanze mujye muri sho mwebwe muratsinda hari twe tugashana mwatsindwa nimureke oya hano hariyaga mugata Kabaye Mubi kirere ara no mudefense umuzamu cyane uyu mushira ajya kwizamu ari gukora amasefu ateye ubwo ajya kwizamu ni wowe bitamo arawufunze arabanjira bareba areba uko bahagaze byose ko twatsinda oya bigahe baviramo twatsinda dusane bukire yewe no wigaruka nawe hariya ntabwo witwaye neza ibitanu kuva Passa twagiye Adiki kitego man none se ni kimwe twatsinda Kabira aho mba ngupasha mucungi utamwiyegereza ariko mujya munajya Oreyo Cengesha Toza nabo nabaswa bapanga gatanu bapanze kimwe muri gukina kina abajyana bose niba ari 10 ya ni bitanu ubwo niba ari bitatu rero duhinduranye ntacyo twahinduranye hano haratsuka byaka naradogoje ariko ntacyo bifite
ndashaka kwataka n'abafite ifu birajya byijyana mu ngabo sigaye bibi ahubwo nta kipe iri buzane ngo dukuremo nta n'ishoti igira twe tugarukamo turabemeza abangaba fura uri budefa abatsindaga nawe n'abahanga aratwariraga ariya n'utwatwarira ngo turabahanga tutaribo none inkoni nayeguye ara mwabatsinda arabirasunika nuko abikuramo kubitariko wowe aho cyagiye reka reka twebwe se turi ba karoni ahaha nicyo se ukazengurutse inkoni gutyo si byemewe kina wapi kiramo mwana dutsinda agakipe tugasezerera yewe ndi umuzamu mwiza wowe uriya narenze za defanda bariyahuye turiyahuye uvuze byo turiyahuye shyiramo amano kwa Nyanza tugakubita cyane akora imbere n'ikosa uriyahuye nawe amwe pasa mujenga ukakabitsira kagiye kavurumete ewe ndikano ndikandika andika